Dore inzozi ebyiri nziza udakwiye kwirengagiza mu buzima bwawe. Izo zino zirota ugishima Imana bitewe nuko ibikoretse ishaka kumenyesha yuko hari ikintu kizigiye gukorera, ariko mbere ko ikigukorera ugomba gusenga. Reka turebe izi nzozi ni izihe. Ariko mbere ko utanyera inzozi za mbere ubanza ukande kuri ako gasaba kari munsi y'agafoto, urabungurikiranye umunsi kundi ndetse usobanura bw'inzozi nzayigenda mbagezaho umunsi kundi uzajya uba mu mbere agomba kubusobanukirwa. Reka tutanyera inzozi za mbere. Inzozi za mbere, kurota winjira muri toilette ndetse wakwinjira muri toilette ugasanga irasa nabi. Ushobora kwibaza uti ese izo ni inzozi nziza gute? Izo ni inzozi nziza kubera yuko toilette ubundi imenyesha aho bihanira, ndetse iyo urose toilette cyangwa se ukayirota mu buryo bwari bwose butandukanye uko yabikoze kose gutandukanye, ujye umenya ko ari aho bihanira. Muri makeya nubona hasa nabi ujye umenya ko ari ibyaha abantu bari gukora. Toilette imenyesha aho bihanira. Muri makeya nurota winjiye muri toilette ujye umenya ko ubu ugiye kwihana, aba ari ibyaha ugiye kwihana, cyangwa se mu minsi iri imbere nyine hari ibyaha ugiye kureka burundu ukabyihana. Nurota winjiye muri toilette ujye umenya ko hari ibyaha byakunaniye bigenda bikugora umunsi kundi ugiye kureka bikagutungura, ariko n'Imana izaba yagushyigikiye. Inzozi za kabiri, kurota ubona umwanda hari umuntu wawuneye, cyangwa se wowe ubwawe wawinereye, cyangwa se ubona hari n'undi muntu ku ruhande, cyangwa se uri kwinera. Muri make nubona umwanda ujye umenya yuko bishatse kuvuga ibyaha. Nubona umuntu yinereye ujye umenya yuko ari ibyaha afite muri we adashaka kwihana, uri gushaka kwiherera ngo ukuremo umwenda wiherere, ariko ukabona abantu kugutera isoni. Ni isoni z'ibyaha kuba ufite ibyaha muri wowe. Umwanda umenyesha ibyaha, nubwo ushobora kuba ubitekereza uko ukumva yuko umwanda ari ikintu cyiza, kuko nkuko abantu mva babivuga mu buryo butandukanye, gusa umwanda nta gusobanura ikintu cyiza. Ndetse nunazirota izi nzozi uzasaba imbaraga zo kwihana ibyaha. Ndetse nanone nurota ugiye muri toilette ugiye kwiherera ujye umenya ko ugiye kwihana ibyaha. Akoze mugire umunsi mwiza kandi mugire ijoro ryiza. Ngiye mwumva ni Mr. Alex, see you around. Kundi busobanuro nzabasobanura undi munsi ukurikiye.